n'ubundi buryo bwiza muhaye ikaze atwibwira ndetse n'icyo kigo akitubwira. Icyo nakwibutsa nuko subscribe, kanda subscribe, share, comment ndetse n'ibindi byinshi. Kandi nanone niba wifuza ko twagusura cyangwa se twaganira nawe biruseho, waduhamagara kuri 078 167 167 kabiri. Muhaye ikaze, ngeneje usuwe ishimwe. Reka twakire umutumirwa wacu muri rusange atangira twibwira ndetse n'ikigo cye n'icyo baje gufasha abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Ikigo ni Alpha Complementary Therapy. Nanjye wicaye hano cyangwa ndakubagezaho icyo serivisi dukora Alpha Complementary Therapy. Ngewe ndi muganga Jean Bosco Ndayisenga. Ikigo Alpha Complementary Therapy ni ikigo cy'ubuvuzi, ni ikigo gikurikirana neza ubuzima bwanyu. Umunyamakuru avuga ati ubuzima nibwo butunzi, nibyo koko ntabeshya. Rero dukurikirana neza amagara yanyu kugira ngo murusheho kugenda mugira ubuzima bwiza. Ikigo muje kutwereka cyangwa se ikigo kije mu Rwanda gufasha abantu batandukanye giherereye ahagana hehe, izihe serivisi z'umwihariko kizanye ku buryo buri wese yakumva ko cyamufasha? Ikigo Alpha Complementary Therapy giherereye hariya Kimironko, hano mu mujyi wa Kigali, Kimironko neza imbere y'amarembo ya Banki Populaire. Dukora muri etage aho Airtel ikorera. Airtel ikorera wenda uraharanze. By'umwihariko mbere ko twinjira mu kiganiro, hari uwaba cyumvishe akumva isa nabikunda n'uburyo kugeza ikiganiro wa address nziza by'umwihariko cy'ibiro ubundi tugatangira ikiganiro. Ikigo Alpha Complementary Therapy gikorera hariya neza Kimironko nk'uko nabibabwiye, imbere y'amarembo ya Banki Populaire, etage ihari aho ngaho aho Airtel ikorera. Hanyuma bashobora kutubona ku umurongo ni 07 84 37 26 11. Cyangwa nabo basubiriramo. Yego. 078 yego 40 07 84 37 26 ariko tugira uwo ni umurongo wa MTN, tugira n'uwa Airtel cyangwa Tigo. Ni 07 28 76 69 hanyuma 28. Ikigo Alpha Complementary Therapy gikorera Kimironko aho mwatubwiye mu nzu Airtel ikoreramo, kikaba gifasha abantu mu buryo bwo kubasigasirira amagara. Noneho uyu munsi uje kutubwira iki umunyarwanda wese yakwibonamo n'uburyo runaka mugiye gukorana, cyangwa se uri kureba ikiganiro cyacu yavuga ati ngiye kubasanga? Ngira ngo koko ni ikigo kimaze igihe kinini gikorera hariya, uko twakoreye hanze muri bino bihugu bidukikije bya East Africa. Ubu rero na hano mu Rwanda turahari nk'ikigo Alpha Complementary Therapy. Dufite serivisi zigiye zitandukanye, harimo nka serivisi ya hydrotherapy, aho tuvura cyangwa tugafasha abantu bafite ibibazo bya diabete, umuvuduko, dufasha abantu kugabanya ibiro twifashishije hydrotherapy. Ni machine aho ngaho nyine idufasha gukora ndetse no kuvura, ariyo twifashishije. Hanyuma tukagira serivisi ya detoxification, naho akenshi ni amamashini dukoresha mu kugira ngo dukure imyanda mu mubiri. Abantu bafite ikibazo cy'umwijima, impyiko bitameze neza, izo mashini zirahari idufasha gukura imyanda mu mubiri. Tugira kandi aromatherapy, aho dufasha abantu bafite ikibazo cy'ubuhumekero, naho twifashishije imashini. Hanyuma nanone dufite n'izindi mashini zihari zigiye zitandukanye zifasha mu byerekeranye no kugabanya umuvuduko, cyangwa abantu bafite ikibazo umuvuduko ubwo ni hypertension ndetse na hypotension. Twifashishije amamashini, izo serivisi zirahari kandi tuzikemura, cyangwa ni igisubizo kuko twifashisha amamashini kabuhariwe aboneka hariya muri Alpha Complementary Therapy. Hanyuma kandi tukavura n'indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara zifata abantu bafite ikibazo cy'umutwe udakira neza, umutwe w'igikatu, za migraine, abantu bagira ikibazo cy'umutwe kuribwa mu gice kimwe cy'umutwe. Hanyuma kandi
abantu bafite ikibazo indwara zifata mu nda, umwijima, ibihaha, impyiko. Hanyuma kandi nanone tugafasha abantu bafite ikibazo cy'indwara zifata mu myanya myibarukiro cyangwa imyanya ndangagitsina, ari naho uyu munsi ngira ngo tuze kureba neza, kuko nshaka yuko tuza kuganira ku ndwara zifata mu myanya myibarukiro cyangwa imyanya ndangagitsina, harimo nka infection, ndetse tuze no kureba gatoya kuri kucyo twita impuissance sexuelle, cyangwa abantu bagira ikibazo mu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa gutera akabariro. Alpha complementary therapy n'ubundi ugiye kudusobanura by'umwihariko mu gace kerekeye ako ugiye kutubwira, tugahaye ikaze. Murakoze cyane. Alpha complementary therapy twavuye ko dukorera Kimironko, nibyo imbere ya Banki Populaire muri etage hari aho Airtel ikorera. Hanyuma mu by'ukuri abantu bakenera serivisi zacu, ko dufasha abantu ingeri zigiye zitandukanye, twabahaye umurongo wa MTN, twavuye ko ari 0784 37 26 17 07 84 37 26 17. Hanyuma aho ngaho ni iryo tumanaho dukoresha, nyine bashobora kutubonaho nta kibazo. Ku muntu uwo ari we wese waba afite ikibazo rwose yatugana. Kano kanya rero nagira ngo wenda dutangire kuvuga gatoya kuri zino infection. Ni indwara zifata mu myanya myibarukiro. Aho ngaho n'ubundi buze kwita cyane, ariko infection ubundi ziri ubwoko bugiye butandukanye. Hari iyo twita infection anal, aval, ndetse na infection zifata mu myanya myibarukiro. Infection buriya ishobora kwandura iciye mu kanwa, ishobora kwandura iciye anal, ni ukuvuga mu kibuno, abantu bakagira ikibazo cy'iyo infection. Infection ishobora kwandura inyuze no mibonano mpuzabitsina idakingiye. Niyo mpamvu dufite infection nyinshi zigiye zitandukanye mu mibereho yacu, ariko akenshi ubungubu nkaba zibangamira abantu cyane ni infection akenshi zifata mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi rero kugira ngo tuvuge neza kuri iyo infection, nagira ngo turebe icyo twita immunodepression. Immunodepression ni ukuvuga ngo ni ubushobozi bw'icyo twita system immunitaire yacu, aho umubiri wacu ubundi buriya mu buzima umubiri wacu ugira za microbe zinjira mu mubiri zifite akamaro. Zimwe ziza zidufitiye akamaro, izindi zikaza ari mbi cyane, izindi zikaza nanone zije gusenya umubiri wacu burundu, ariho abantu bakura uburwayi bugiye butandukanye. Hanyuma rero ubwo tukiri aho ngaho, iyo infection system immunitaire yacu cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri wacu bwamaze kugwa hasi kubera za microbe zinjiyemo, akenshi iyo system isenyuka kubera yuko tutarimo akenshi turya ibiryo bikize kuri za proteine, kuri za vitamine. Hanyuma microbe iyo ari yo yose ikwatatse ikagufata. Ubwo ni naho na infection akenshi zigira gute zica zifata abantu. Ubwo rero akenshi twavuga nka kuri no infection ya trichomonas. Trichomonas ni infection cyangwa ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko imeze gute? Imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ni ukuvuga abantu bakora imibonano mpuzabitsina badakoresheje agakingirizo, udukingirizo. Icyo gihe rero igira yandura ite cyangwa yandura gute? Ituruka hehe? Akenshi tuyandura ishobora guturuka mu myanda cyangwa imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko kenshi cyane no mu mwanda. Umwanda gute? Ukuvuga ngo nk'abagabo ushobora kugenda ukihagarika kuri za renware hariya mu tubari, wahihagarika havuye wa muntu ufite kino kibazo cya kino infection ya trichomonas, ako kanya byagutarukira ku gitsina, hari amazi zirankari zagutarukira nko ku gitsina, ugasanga za nkari ziri porteur cyangwa zitwaye ya infection, ugasanga nawe ubwawe uhise uyandura. Kenshi rero umugabo ndetse n'umugore ifata ingero zigiye igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, ariko kenshi izengereza igitsina gore. Aha ngaha rero niho tuza kuvuga, urumva yandurira mu mwanda ndetse n'imibonano mpuzabitsina idakingiye,
igira rero ibimenyetso igira akenshi ku badamu hari ukugira uburyaryate mu gitsina, ugasanga umudamu ahari arishimagura, hariho n'abumva bibateye nk'isoni yaba ari nko mu bantu kubera kwishimagura infection yamaze kumufata akajya kwikinga nk'ahantu kugira ngo agire gute kugira ngo yishime aze kubona uko agaruka mu bantu, ariko nyine ikibazo ni ukuvuga ko umuntu aba yamaze guhura n'iyo trichomonas niyo ndwara ya trichomonas by'umwihariko n'izo infection. Ni gute umuntu yabagana noneho mukamwamufasha, wamuha icyizere kingana iki ku buryo uyu munsi aje kubareba mwahita mumufasha? Rwose twabwiye ko dukorera hariya Kimironko, imbere ya banki y'abaturage cyangwa banki populaire, ntabwo dukorera muri ka etajeri gahari. Rwose ku muntu uwo ari we wese waba ufite ikibazo yaza tukamufasha. Buriya rero tugikomeje kuri biriya bimenyetso twavugaga, harimo no kuzana ibintu bisa nk'ururenda cyangwa ibintu bicikaguritse mu gitsina, umudamu yajya kubona akabona arajojoba, ndetse n'aho binaguye buriya bihita bihakobagura, agahinduka ibisebe mu mayasha, mu matako agahinduka ibisebe. Akenshi ibyo byose n'ibimenyetso bikwereka yuko wa muntu byanga bikunda ufite ikibazo cy'ino ndwara ya infection cyangwa cy'ino trichomonas. Trichomonas by'umwihariko na infection, hari ugeze aho uvuga ko bishobora no gutera ibibazo byo kuzana ururenda rwanakwangiza kandi bigaragara yuko rwaba ruteye n'ipfunwe urufite. Ese iyo byageze kuri urwo rwego naho mwamufasha akagaruka akongera akaba wa mudamu mwiza udafite ibyo bibazo? Akenshi rero kubera nahoze mvuga icyo bita system immunitaire cyangwa uburyo buri muntu wese afite ubudahangarwa bwe bwihariye. Kano kanya umugore ashobora guhura n'ino infection, umugore umwe agahura n'ino infection n'undi agahura n'iyindi, ariko ibimenyetso bikazaboneka kuri umwe bikaboneka nka nyuma y'iminsi nk'itatu, kimwe nk'uko undi byaboneka nka nyuma y'iminsi nk'ibiri cyangwa ndetse n'icyumweru. Ubwo rero wamaze kubona ibyo bimenyetso, uwo ari we wese rwose dufite ubushobozi kubera ko dufite imiti hariya, dufite product zihagije, umuntu ashobora kuza rwose tukamufasha uwo ari we wese. Ahangaha ndimo ndavuga ku badamu, ariko akenshi ino infection ntifata abadamu gusa cyangwa igitsina gore gusa, ahubwo ifata n'igitsina gabo. Impamvu twibanze ku badamu cyane ni uko ari bo ikunda kuzengereza, gushegesha. Noneho ubwo umuntu wahuye n'izo infection muvuze ko mwamufasha akabasha gukira, mwatongera kutwibutsa noneho nimero n'uburyo yageraho, mukanamubwira uburyo bworoheje bwamufasha. Ese umuntu wenda wumvishe iki kiganiro ari mu karere ka Karongi se, ari mu karere ka Gakenke, ari mu karere ka Nyagatare, ari mu karere ka Nyaruguru, uburyo iyo produit cyangwa uwo muti wamugeraho bimworoheye, cyangwa se n'uburyo yakumva byoroshye ku buryo yabagana nka Alpha Complementary Therapy. Murakoze cyane. Buriya kuvura neza ni ukwisuzumisha. Yego. Ariko nk'umuntu wumvishije n'ibimenyetso aherereye mu ntara, aherereye ahantu kure cyane, ibimenyetso rwose dushobora no kuganira akatubwira ati bimeze gutya na gutya, turabyumva pe. Aho ngaho umuntu uherereye kure dushobora gukora icyo bita delivery cyangwa product delivery. Ni ukuvuga ngo dushobora gufata ya product tukayimwoherereza, hanyuma akayikoresha uko twabimubwiye. Aha rero nanone ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu yamaze gufatwa n'iki kibazo, nanone hari ingaruka zishobora kubaho. Ino infection cyangwa ino ndwara yamaze gufata umuntu, iyo yamaze gufatwa n'ubu burwayi, hari ingaruka zishobora kubaho ku badamu cyane. Harimo ashobora kubura urubyaro, cyangwa imihango igahindagurika, ukwezi icyo bita cycle mensuel gahindagurika. Uyu munsi bajyaga ku itariki 15 yashobora kujya mu mihango, ugasanga asibye nk'ukwezi kumwe, 2 cyangwa 3, urumva byahindaguritse. Rimwe na rimwe nanone kubera ko imihango itagenze neza, hari icyo bita trompe cyangwa imiyoborantanga iragenda ikaziba. Iyo izibye ni ukuvuga ngo wa mudamu ntaba agishobora kugira gute kuba yatwita, yasama. Intanga ngabo ntishobora guhura n'intanga ngore ngo bikore iki. Icyo gihe rero ni ikibazo, bisaba yuko afata za product ya miti
kugira ngo tubashe kuzibura za trompe cyangwa ya miyoborantanga ye yamaze kugira ikibazo, hanyuma azabone kugira gute gutwita. Ikindi ashobora guhurwa imibonano mpuzabitsina burundu ku buryo umugabo amwegera reka da, twahoze tuvuga yuko bitera n'ipfunwe. Biza kurangira bigenze gute? Biza kurangira ntaba cyifuza imibonano mpuzabitsina, desire imibonano mpuzabitsina nta bushake, ugasanga umugabo arakoraho mu buriri reka da, umugore akanga. Icyo gihe rero uraza rwose tukagufasha. Ikigo ni Alpha Complementary Therapy, twabwiye ko dukorera hariya Kimironko imbere ya Banki Populaire. Nimero ni za zindi twababwiye, nimero ni 07 84 37 26 11. Ubwo hari izindi mbuga nkoranyambaga mwamukoresha wenda muri habonamo? Nk'uru rubuga kuri YouTube bashobora kutubonaho rwose nta kibazo. Nk'iki kiganiro baba badukurikiye, ku kibazo icyo ari cyo cyose yagira aranatwandikira kuri iriya nimero akatwoherezaho ubutumwa bugufi. Mbibutse ko ari Garagara Rwanda TV, by'umwihariko urubuga rucaho ibiganiro byanyu bitandukanye bibagaragariza aho mwakura inzira yabavana mu buzima bubi ibageza mu buzima bwiza. Dukomeza noneho usuku no ku musozo tuhagera, nicyo babwira abadukurikiye ndetse n'umuntu waba wifuza kuba yasanga ikigo Alpha Complementary Therapy. Alpha Complementary Therapy abantu tubashyira ni twebwe dutanga ubushobozi bw'uko uyu munsi ubuzima bwawe bwagombye kugenda hamwe n'Imana. Kuko wavura, wagira gute, watanga inama, ibyo wakora byose burya n'Imana, imbere n'Imana, hanyuma natwe abaganga tubakurikiraho. Hanyuma twabwiye ko dukorera hariya Kimironko. Ni ikigo ni Alpha Complementary Therapy, dukorera imbere ya Banki Populaire. Dutanga za serivisi twavuze, aromatherapy, aho tuvura twifashishije, aho tuvura ubuhumekero, abantu bafite ikibazo cy'ubuhumekero, amasinezite n'ibindi, abantu bafite ikibazo ibiro byinshi, abantu bafite ikibazo cya hepatite, umuvuduko wo hejuru n'uwo hasi. Dufite amamashini hariya afasha mu byerekeranye no kugabanya ibiro nyine, amashini afasha gukuramo imyanda mu mubiri. Tugira ndetse buriya na serivisi ya massage ndetse na reflexology, aho tuvura amavunane, umuntu akaryama kugenda. Urabizi buriya ikintu cyitwa umunaniro, n'ahandi ushobora kuva nko ku kazi, waza wagera mu rugo, wakwicara nko muri salo, hanyuma y'umunota umwe 2 3 bakaza bagasanga witabye Imana. Ibyo rero ni serivisi ya massage ndetse na reflexology, aho dufasha abantu kuraho uwo munaniro ndetse n'ayo mavunane. Izo ni serivisi dutangamo hariya. Hanyuma twahoze tuvuga na serivisi ya detoxification, aho dukura imyanda mu mubiri twifashishije amamashini aboneka hariya muri kiriya kigo Alpha Complementary Therapy. Dukorera hariya Kimironko nyine imbere y'amarembo ya Banki Populaire mu mujyi wa Kigali, mu nzu yaho Airtel ikorera. Abashimiye Alpha Complementary Therapy kutugezaho ikiganiro cyiza. Twari kumwe na muganga Jean Bosco Ndayisenga, guturuka nyine muri kiriya kigo Alpha Complementary Therapy. Murakoze cyane bwana muganga.